hari n'ubu nyine ntabamenya uwo muntu nyine nawe ari muri wa mubari wa uri muri wa mubari wa uyoboye kabiri k'umuganda umugeni niwe ugenda wenyine niwe twaje dushoreye ibintu byose biza bigenda bisa
abantu iyo bacuye umugeni muza mugeraho mugera nyine mukagaruka hagasigara umugeni n'umukwe. Ni ukuvuga ngo uyu nawe ni uku niko bimeze, tugiye kugarukira Imana ishimwe, ni wowe wenyine wambuka natwe tukagaruka guseza. Ni ukuvuga ngo umuzuko niyo mpamvu abantu batabyumva batanabisobanukirwa cyane kenshi, nubwo tuvuga ngo Abakorinto byari byarabayoboye, bifata Pawulo imbaraga nyinshi zo kubigisha kugira ngo basobanukirwe umuzuko. Kibabyumvaga bari bafite ibibazo byinshi, bakavuga ngo se abantu bazazuka bate, abantu bazaba bafite buriki, abantu bazaba basaba. Pawulo arabasobanurira ababwira ngo ariko Kristo niwe muganura w'abasutse cyangwa se abaseze. Arababwira ngo ese mwabapfuwe gituma mwibaza ibyo bibazo byinshi, mukavuga ngo bazaba bafite buriki, ngo ndi munsi kw'icyo umuntu abiba iyo kitarafa kitaba gifite ishusho kizazuka, ngo niko n'abapfuye nabo niko baba bakize. Arababwira ngo iyo mibiri iratandukanye, imbuto iyo ushaka kuyibiba uyibiba ifite indi shusho, ariko yaje kuzuka ikazukana iyindi shusho. Arababwira ngo hariho imibiri yo mu isi hakaba n'imibiri yo mu ijuru. Ni ukuvuga ngo uyu nawe uyu mubiri wo mu isi agiye kuwambura ugasigara, azukana uwundi mubiri natwe tutazi, ariko ijambo ry'Imana tugira ngo tuzasa na Yesu. So niko bimeze. Ibyo byari ibibazo rwose Abakorinto bari babifite, byari bibangamiye nabi. Arababwira ngo hariho ubwiza bw'izuba hakaba ubwiza bw'inyenyeri, ubwo bwiza bwose bugiye butandukanye. N'iyi mibiri yo iyi ngiyi twari twambaye yagiye kwambura ugasigara aha, ni umubiri nyine wahari, ariko agiye kuzuka afite undi mubiri, uwundi tuwuzi tuzawubona tugeze. Rero ibi byiringiro dukwiriye kuba tubifite, kuko umuntu ntazazuka utarabiteguye, ubura bifite utarabiryama. Habe n'igihe Kristo azaza ngo azahamagara mu kirere hamwe ngo n'impanda y'amarayika ikomeye, aba nibo bazabanza kumva mbere yacu, kuko bapfuye bazumva. Dutegereje kuzuka ko bapfuye ku munsi w'imperuka n'ubugingo bw'igihe kizaza.
reka twakire umuyobozi ubasha kutuyobora mu buryo Turimo turagerageza gushyira akaboro ku muntu w'umukuru asa n'icya kintu abantu b'umuryango bari hano hafi muze musezere. umuryango wacu w'abongera bagize neza, nabo baritanze uko bashoboye kose, batweretse urukundo. Imana ibahe umugisha. Kabashimiye aba tubana mu rugo, kaka kabarangije asigiye mukeba wanje, yarambwiye ati ko ndabona iminsi yanje iri kugenda, ariko Imana ishimwe ko wabonye uwundi muzavugana, muzaganira, muzahana ibitekerezo, mukubaka urugo kuko byari bisanzwe. Ibyo nabyo mbishimiye Imana, kuko uno munsi wa kaka duhagaranye na mukeba wanje turi kumwe, ntacyo nzomubwira inama nkuko nabibwiraga kaka. Ibyo nabyo mbishimiye Imana. Ikindi, kaka yakoze imirimo ikomeye. Kaka yarandeze, naje ndi muto kandi nzano mu Rwanda ntari mpazi, nta muntu n'umwe nzi, ariko kubera urukundo rwa kaka nagiye menyekana ahantu henshi, abantu bagenda bamenya kubera urukundo kaka agira. Kaka yagiraga urukundo, yagiraga ibyishimo. Hariho bimwe yakoraga je nkamubwira ngo ese we ntuzi umenya ko ushaje, wagiye ureka kubona abantu bose ukabahobera, n'abana b'abasore ukazubahobera, wawe useka, wawe bakubita ku bitugu. Akambwira ati mwana wa n'ibyishimo ngira, uzereka ndamutse umuntu uko umutima untumye. Kaka ikintu cyamurangaga, yagiraga urukundo. Ikindi, kaka yankundaga kandi nanje namukundaga. Najaga gusenga, nambara imyenda, akambwira ngo uyu mwenda ntukubereye ukuremo, wambare wa wundi. Akandangira umwenda ndi bwambare, na wambara akambwira ati tubona ko ari ukibegwa, taho ngaho niko kwiza, uraberewe. Akambwira tuzi ureba uri umwana muto, tukaza wambara imyenda ishaje, uzuhindure wambara umwenda mushasha, ugende mu bandi ukeye, umeze neza. Agiraga isuku yiwe, tukaraba tukavuga ati se ibi bintu byose udutegeka tuzagiraga isuku. Ikindi wanje yankundiraga abana, akicara avuga ngo mana we ngo isuku nzopfa. Neje bundi yarambanye ngo nuko apfuye atamuheruka. Icyankomeje
nuko ejo muri iriya minsi ishize nubwo yari amaze igihe kirekire atamariza ngo, ariko yaramuvugishije musezera aramubwira ati data we nza mbona kutazonsanga, ni ukuri wagize neza, ndamushimiye kuko yanyitaye kandi atuma n'abantu bankunda. Ikindi shimiyanye kandi tubana neza bombi na chance y'abana babi, twagize tugenda inama tukavugana, kakagwara tukamujana tukamuvuza, bo guha umugisha kuko ugira umutwaro, ugira urukundo ruruta abantu ndagira ngo bose. Rero amasaha yagiye twovuga kaka ntago twobirangiza, tumwifurije